ahangaha Duwaye yashakaga gutereta umwana w'abandi yitwaje inshingano afite nka Duwaye nibwo yashakaga kurya uyu mukobwa witwa Joyeuse Richard ariko ntibyamukundira umwana mukuru bazero. Mbere se witwaje iki? Uri kayi yanjye, uri foke, uri sahani, uri iki cyanjye se? Ase kunyigiraho gutyo uziko ndi Duwaye hano. Kuburi Duwaye nta kintu bindebaho. Ntibyatinze sasa mu kigo wahise haza umwana mushyashya witwa Vani. Uyu mwana yaraje kuba amagorwa muri iki kigo kuko ntago bagenzi be bamukundaga. Gavamo barigenda. Kibazo ari kubutaha. Aha sasa Vani yakomeje kunyuzurwa bikomeye cyane ariko abona umwana w'umukobwa umuvugira, umwana waje muri iyi filime yitwa Girene. Ntibyatinze kandi Vani yakomeje kwimwa umwanya muri classe biza kurangira abuze aho yicara ahitamo kujya kwiyicarira hasi. Byaje kuba ingorabahizi birangira Vani ashimuswe na genge imwe muri genge zari mu kigo ariyo genge bitangwa ni genge ya Roy. Gusa Vani we yakomeje gusindagizwa na wa mukobwa witwa Girene kugira ngo byibuze akomeze amworohereze arebe ko umwana yareka kwiheba. Byagenze ute? Byagenze. Oya mbwira nani ibiri komeza kubira. Urinde ko nabonyuje kwicara nanjye mu ishuri kare watumye. Muri uko kwinginga Vani no gukatira Roy byaje kubateza ibibazo bikomeye cyane kugeza ubwo wa mwana Girene yaje gushimutwa n'abakobwa bagenzi be. Ese ibi bizaherera he? Ntuzacikwe ni kuri uyu wa mbere ku isaha y'isa 10 episode 1 irajya hanze ni True Love in High School. Nje mwumva ni Vani Management, muzayisanga kuri channel yitwa Vani Films. Mugire imyimyirizo y'icyumweru cyiza, ndabakunda cyane yari Vani.